aya magambo ubwo nayakurikiraga umutima wanjye ntabwo ari ukunyurwa gusa ahubwo byandenze kuko ni ibintu bidasanzwe, ni ibintu bidasanzwe ku isi yose ku bakuru b'ibihugu. Uyu Neva afite umwihariko ku bakuru b'ibihugu. Umukuru w'igihugu mwakurikiye ukuntu yashubije abanyamakuru adaciye hirya cyangwa se hino ku kibazo bamubajije cyerekeranye n'abatinganyi. Umukuru w'igihugu arasubiza ati iryo shyano nta mwanya ryagize mu gihugu cyacu cy'u Burundi kandi nta n'uwo rizagira. Amaze kuvuga aya magambo mwabikurikiye ukuntu Banki Mondiale yamukangishije guhagarika imfashanyo kubera iryo jambo yavuze. FM nayo imukangisha guhagarika imfashanyo kubera ijambo yavuze. Nakurikiye neza nawe ukuntu yabashubije ati mu rugara Imana izoca yugurura ahandi ariko ntituzigera dutatira igihango twagiranye n'Uwiteka. Haleluya, haleluya. Nuwuhe mu perezida ku isi wabaye intwari nk'uyu nguyu akemera ati izo robine zanyu muzifunge mu rugara ariko Imana izafungura ahandi? Murumva kwizera kugitangaza. Kandi koko Banki Mondiale nk'uko mwakurikiye yarabafungiye, FM nk'uko mwakurikiye yarabafungiye, bose barabufungiye. Mbese Abarundi baracyariho? Mbese Uburundi bwavuyeho? Mbese Abarundi barapfuye? Reka dukomeze turebe. Igihugu gikeneye umukuru w'igihugu umeze nk'uriya tumaze kubona. Umukuru w'igihugu udakangishwa icyo ari cyo cyose. Mbese kambabaza ikibazo ku Rwanda rwemereye abatinganyi ku mugaragaro ndetse bakanazamura ibendera mu gihugu cy'u Rwanda, igihugu cyeguriwe Yesu Kristo. Iyo witegereje Uburundi bwafungiwe imfashanyo, bwahagarikiwe imfashanyo, ukitegereza n'igihugu cy'u Rwanda gihabwa imfashanyo, usanga ni ikihe gihugu dusanga mu buzima bwiza kurusha ikindi? Mujyi Burundi murebe, mujye no mu Rwanda murebe, maze muze kuvuga muti igihugu kirusha ikindi muri ibi bibiri kugira ubuzima bwiza ku baturage niki? Abarundi bafite ubuzima bwiza cyane kurusha Abanyarwanda. Abanyarwanda bari gupfa bashize, inzara irabamaze. Ubuzima mu Rwanda burahenze, ariko mujyi Burundi murebe, mujyi Burundi murebe, nta muntu wubaha Imana uzigera ukorwa n'isoni. Dawidi niwe wavuze ngo nari umusore none ndashaje, ariko ntabwo nigeze mbona umwana w'Imana akorwa n'isoni. Nta nubwo nigeze mbona abana be basabiriza. Uyu ni umugisha uva ku Uwiteka, ni umugisha uherekeza abantu bose bubaha Uwiteka. Abumvira Uwiteka bose aho bari hose kuri iyi si ntibazigera bakorwa n'isoni. Ntibishoboka. Ntabwo Perezida Ndayishimiye Evariste azigera akorwa n'isoni kubera ko yanze kumvira abantu agahitamo kumvira Uwiteka. Ntabwo azigera akorwa n'isoni. Imigisha y'abizera y'abana b'Imana ikomeza kuduherekeza aho turi hose. Uwiteka ahabwa icyubahiro. Perezida Neva rero kubwo icyemezo wafashe n'igisubizo wishyuye bagashaka buhake, uyu munsi nk'intumwa y'Uwiteka ngusabiye imigisha idasanzwe itabonwa n'ubonetse wese kuri wowe, umuryango wawe kandi n'igihugu cyawe. Icyambere, uwo ari we wese
uzatekereza kugukorera kudeta azafatwe kandi ahabwa igihembo gikwiriye abagome. Kabiri, igihugu cyose kizatekereza cyangwa se kizagerageza gusambura igihugu cy'u Burundi ku ngoma yawe, icyo gihugu aba aricyo kizasambuka. Gatatu, uhoraho abera Uburundi igisubizo cy'ibibazo gifite byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen.